ubwo madamu ibiganiro ninjye wamubaniye kongera kugaruka. Nabonaga hari insoresore zishaka kumutereta kandi uriya mudamu kumutereta byarangoye, kumushyira mu rugo byarangoye. Njye mfite umutima wo kugarura bava mu rukundo n'uwo bari kumwe kugira ngo bakomeze kuko niyo ntego yatandukanira. Urimo uragira abantu uje ngo kunga abantu ngo bari bagiye gutandukana kandi nawe nta by'urugo ahubwo bite wowe. Ndaza kureba ko nawe utabarizwa muri ba motion kucyugira abantu inama y'ibintu utazi. Icyambere cyo biragaragara yuko nta meto ufite. Uje kunga abantu urabunga ibintu uzi iby'imibanire ntuzi uko abantu babana bagatandukana. Buriya bafite ikintu bapfuye. Icyo bapfuye cyabanje kuvaho. Ikintu cyambere twebwe dukora mu mbaraga zo kwizera. Ngiye kuba baratandukanye byaranshimishije. Igituma bishyigikiye n'iki? Ngo kuriya gukengurana ahubwo ngo hari byinshi bigiye kujya hanze. Ngo umwe muri bo yasabye undi ngaramupangira. Ngiye amakuru mfite nuko ibyo bintu byavuzwe bivugirwa hano mu gikari. Ngiye wambere bivuze. Zikuragize kugenda gute? Ku kwezi kuraza gusoza ibi bintu byose byarangiye. Ikupre yabo baba none baragaruka mu rukundo rurenze uko bari ubwo batangira. Umva icyo Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, reka tubahe ikaze mu bigano byacu bya buri munsi kuri Big Town TV. Akakanya turi kumwe na wa wundi muzi akaba yitwa Karabo Kimana, ku ruhande akaba ari kumwe n'umupasteri nawe tutaramenya izina rye, araza kutubwira amazina ye maze turaza gukomeza n'ikiganiro. Uyu mupasteri ikintu yajeho inyuma yo kumva saga ya Dorimbogo na Dr. M baratandukanye, sinzi barimo gushwana, ese avuga ngo mfite icyo naza kuvuga. Karabo nawe hari ibyo yaje kuvuga. Still ibi byose biraza kubaryohera cyane muri iki kiganiro tugiye gukorana. Reka mbanze mbahe ikaze badusuhuze. Uyu mu pastor nawe ku ruhande ari atwibwire kuko n'ubwa mbere twahuye kuri kamera za Big Town TV, and then everything is gonna be okay. Ingi ni Big Town TV, cyo mwibutsa no gukanda subscribe maze ugakurikirana gahunda zacu za buri munsi, gahunda zikagenda neza cyane. Reka dutangire ku muntu ufite microphone mu ntoki, akaba yitwa Karabo Kimana. Welcome to Big Town TV. Murakoze cyane, nongeye kwishimira kubabona rwose Bakti. Ndagukunda cyane. Nishimiye no kongera kuhura n'abakunzi ba Big Town n'abafana banjye cyangwa se abakunzi banjye. Ikaze mu kiganiro, nanjye mbaye ikaze abakunzi banjye. Urakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe Bagite kuri Big Town TV. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe abarimo kudukurikirana mwese hano. Nkaba naje hano kugira ngo tugirane ikiganiro cyiza kandi ndumva hari ibyo turi bugereho. Amazina yanjye nitwa Pasteur Buhinja Saveri. Rero nezerewe namwe ndabakiriye nkuko nanjye banyakiriye, murakoze. Njyewe nkunda kubaza abapasteri usengera hehe, itorero riri hehe, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo tumenye ko ari umupasteri wa nyawe. Murakoze cyane. Urusengero rwanjye ruraha i Kanombe, ntabwo hagoranye cyane. Ku rusengero rwitwa NL niho nkorera umurimo w'Imana, niho mbwiriza ubutumwa bwiza. Ariko abapasteri twebwe turi ku rwego rw'isi, ntabwo ari aho ngaho gusa, ariko aho niho mbarizwa. Murakoze cyane. Karabo Kimana, ntabwo duherukana mu gihe muri filime kwa Regis. Amazi ntago ari yandi, ibintu ingoma zahinduye imirishyo. Ubu ngubu abantu bategera ngo Karabo Kimana ni wa wundi. Ubundi kwa Regis twanasinye kontara. Ndimo ndakina filime neza cyane kandi abantu barimo kunkunda. Ariko twari twaraburanye. Okay. Madame araho se ntabwo duheruka kubona madame, kandi kenshi mu bigano byinshi baduhamagaraga tukanavugana na madame, ariko ntabwo duheruka kumubona. Madame rero madame araho n'umwana ameze neza. Umwana wanjye ari hafi kuzuza imyaka 3, arabura iminsi. Ubwo madame ibiganiro ninjye wamubaniye kongera kugaruka. Nabonaga hari insoresore zishaka kumutereta kandi uriya mudamu kumutereta byarangoye, kumushyira mu rugo byarangoye. Nari maze kujya ngirana ibibazo n'abantu bashaka kumutereta, nyine nkabona barashaka kubigira intambara cyane. Umuntu arashaka kuza kumwereka yuko Karabo Kimana ari umuntu ugiciriritse ku rwego rw'uwo muntu wamuteretaga. Urumva rero naravuze nti wowe bugiye ku ruhande ubaka urugo, ibingibi biturekere birekere ba nyirabyo. Nuko nguko byagenze. Yes. Noneho tubwire icyo wari waje kutubwira uyu munsi, kuko wambwiye ngo bana Bakti mfite ibintu byinshi kandi ndashaka kubijyamo neza uyu munsi kugira ngo tubishyire ku murongo. Urakoze cyane kumpa uyu mwanya. Icyo naje kubwira abantu, naje kubabwira ngo abakunzi banjye
ngewe ndi umwe mu bantu bashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi ari we Paul Kagame. So rero abantu mu nkunda mugakunda ibikorwa byanjye, ndumva mutoye ku gipfunsi byaba byiza cyane, byarushaho kugenda neza. Nubwo butumwa bwanzanye, mutore ku gipfunsi. Perezida wacu yatugejeje ku bintu byinshi byiza, yahaye abagore ijambo, abafite ubumuga bari ku isonga, imihanda yarayubatse, amavuriro, ibintu bigiye bitandukanye. Mbese igihugu kimeze neza, igihugu n'uburyohe. Udatoye ku gipfunsi nta handi watora, waba utoye nabi kabisa. Okay. Muzehe ari kugenda yiyamamaza ahantu henshi hatandukanye, ahantu na hamwe wigeze witabira campaign ya muzehe? Mbona ukuvuga ngo ngewe icyo nkora nk'iyo umuryango nkeneye banshaka barampamagara, ariko muri izo campaign ho nta ndagaragara, ariko ntago birarangira, nundi nzagaragara uko byagenda kose, hari aho nzagaragara. Ariko no muri iriya nama y'abahanzi yabaye barampamagaye, nari nyirimo inama y'umuryango abahanzi bari muri FPR. Okay. None watubwira impamvu eshanu zatuma utora muzehe? Impamvu ngewe eshanu zituma nzatora muzehe. Icya mbere cyo, uyu munsi bagenzi banjye bahawe ijambo. Uyu munsi amavuta twaguraga, agacupa k'amavuta twakaguraga ibihumbi 50. Urumva? Ubu ngubu amavuta perezida yaratwegereje mu gihugu hose, abantu bafite ubumuga bw'uruhu bajya kuyafata ku bigo nderabuzima ku buntu. Tuyafatira kuri mituweli, ubwo twavuga ko ari ubuntu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abafite ubumuga muri rusange bose uyu munsi bafite ijambo. Kera umuntu wabaga afite ubumuga yitwaga ikimuga, bamufataga nk'umuntu uri aho ngaho udafite umumaro. Ariko abafite ubumuga barimo barakora mu nzego zitandukanye, barayoboye mu nzego zitandukanye, harimo abadepite, harimo mu bahanzi barahari, natwe turahari, mu itangazamakuru barimo, abantu bahawe ijambo bafite ubumuga. Icya gatatu, abagore murabizi mwese mudukurikiye, abagore barazwaga ku nkeke, barakubitwaga, nta mugore waryaga ihene. Abagore baricara bakajya ahantu bakokesha burusheti z'ihene, baravuga ngo umugore urya ihene ngo ngamira ubwanwa. Ariko uyu munsi umugore yahawe ijambo. Abagore baratwara amamodoka meza, barubatse imiturirwa igezweho, bari mu bintu byose bigiye bitandukanye. Muri makeya abagore bameze neza. Icya kane, tujye kubasigajwe nyuma n'amateka, abitwaga basigajwe nyuma n'amateka. Kera umuntu witwaga, abantu kera hari abo bitwaga ngo nabatwa. Uyu munsi perezida yaciye icyo bita ubutwa, byararangiye. Abantu ubu ngubu twese turi abanyarwanda, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, nta nyamweru, nta. Uyu munsi rero udatoye perezida waba ukoze ikosa. Ikindi, reka tujye no mu gisata cy'imyidagaduro, ku itangazamakuru. Kera abanyamakuru mbere ya jenoside, abanyamakuru bahembwaga ngo kawunga, abandi bagahembwa amateke. Ariko uyu munsi umunyamakuru arakirigita ifaranga. Abanyamakuru rwose mbabarire mwese tuzatore ku gipfunsi. Abanyamakuru bakorera amafaranga, ababaktima mufite amamodoka meza, mufite ukuntu muhagaze ku rwego rw'isi, muhagaze neza, mururira indege nk'abajya mu cyumba. So ibyo byose ni ukubera imbaraga z'igihugu cyacu cyashyizemo, kirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu. Murakoze cyane. Yes, nyuma y'ibisobanuro byawe turi kumwe na Pastor. Yavuze ngo yitwa Pastor? Yitwa Pastor Savel. Yego Pastor Savel, ndishimye cyane kuba turi kumwe hano. Nawe hari ibyo ngo ushaka kutubwira uyu munsi kandi byagwagurutse hirya hose, bituvuga ngo ndajya kuri Big Town TV, hari ikintu ushaka kuvuga kuko nabonye ibintu. Reka tuguhe umwanya kwanza ubanze udusobanurire. Murakoze cyane kutwakira. Ariko twe nk'abakozi b'Imana ibintu byacu byose tubishyira imbere. Sinzi ko mwaduha umwanya tukabanza tugasenga Imana kugira ngo tugirane ikiganiro cyiza. Ntacyo bitwaye. Reka dusenga Imana. Mana nkorera, Mana wampamagaye, Mana uzi bikwiriye kubaho n'ibizabaho. Mana waduhaye igihugu cyiza, ukaduha n'ubuyobozi bwiza. Mana uzi ibikwiriye gukomeza muri iki gihe cya none Mwami. Ndasenze aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti, kugira ngo buri muntu wese urimo kunkurikirana abone umugisha wawe ahari mu byo arimo gukora byose mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye n'iri tangazamakuru ryatwakiriye, kugira ngo naryo uryagure mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Mana data waduhamagaye, kugira ngo data tubohore imbohe, buri muntu wese ufite ikibazo aruhuke mu izina rya Yesu
Yesu. Hari umuntu uri bubohokere hano, hari umuntu uri bugira umugisha hano mu izina rya Yesu Kristo, aho yicaye n'ahari harimo kudukurikiranira mu izina rya Yesu Kristo. Reka unyemerere mwami wanjye ukore ku mutima w'abahoke mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abazimuriho, buri kimufashe cyose mu izina rya Yesu Kristo kimurekure mu izina rya Yesu Kristo. Atangire kwakira imbaraga zawe, atangire kwakira icyubahiro cyawe mwami. Nanjye nkivuga mwami, simvuge njyenyine ahubwo mvugane nawe, kuko ndi kumwe nawe data. Ndatinyuka mbona ubwiza bwawe data, kuko nabonye ineza yawe mu buryo bwose igihe cyose nabaniye nawe data. Nabonye ineza yawe, ndacyakomeze kubona ukuboko kwawe mwami. Urakoze data, dusenze twizeye ko ibyo dusabye uri bubidukorere, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Okay, urakoze cyane. Noneho reka turase ku ntego, utubwire icyatumye uyu munsi wifuza kuza kutuganiriza hano kuri kamera za Big Town TV. Murakoze cyane. Maze iminsi nkurikirana Big Town TV cyangwa se n'ibindi bitangazamakuru biri hanze yabyo, ndanezerwa cyane, ariko hari n'ibitubabaza. Ariko reka mbanze nshimire mwene data turi kumwe hano, n'ibyo avuze turabikunda, kuko njyewe nka perezida w'iki gihugu, njyewe ni papa kuko yarandaze, yanyubakiye inzu, ibintu byose nta kibazo, nguwe neza muri iki gihugu. Rero n'abatwumva rwose ukuri kuragaragara, kandi n'ijambo ry'Imana, uriya mugabo ni n'umukozi w'Imana, ndetse njye simufata nk'abandi bose, mufata nk'umukozi w'Imana, kuko ibyo akora byose biri mu ijambo ry'Imana. Kuko uri umukozi w'Imana utabasha gukora ibyo ugomba gukora ngo ubisohoze neza nk'uko wabyiyemeje, icyo gihe uri mu kinyoma. Rero ari mukuri, turamushyigikiye, nanjye mubamushyigikiye ndimo. Ariko reka tujye mu ntego yacu. Hari inkuru tumaze iminsi twumva y'abantu bashaka gushwana badora imbogo, ariko ndashaka ngo uyu munsi njyewe manuye ihembe ry'amavuta ryo kugira ngo nsengere ibi bintu bihagarare, urukundo rwabo rukomeze. Ntabwo twebwe twemera ibisenyuka, ahubwo turashaka ibintu bikomeza. Kuko njye byarambabaje nka pasiteri, ndabyitegereza nkabireba, ngasanga ibi bintu birimo umwuka wa Satani ushaka kubirwanya. Kuko buri kintu cyose Satani arakirwanya, kandi ikintu cyiza cyose kirarwanywa. Rero ndashaka gusenga kugira ngo imbaraga z'Imana zimanuke. Nizirangiza kumanuka, aba bantu ndashaka kuzongera kumva ibi bintu biri mu murongo, kuko nta kindi Imana yakirashoboye, ifite imbaraga zose zishoboka. Nicyo kintu nyamukuru jewe nshaka kuganiraho namwe, kugira ngo n'abanyumva mwese, n'abakunda Imana n'abasenga, ntimugakunda ibisenyuka, ahubwo mujye mukunda ibintu byubaka, kuko nibyo bintu bidukwiriye nk'abana b'Imana. uje kubunga se pastor? Jewe none se ntuze nakora iki? Nicyo kintu ngomba gukora. None se hoya ibyo ndabyumva ko aje kubunga ni byiza cyane. Ahubwo ikibazo hoye ndimo ndumvikana ijwi ryanjye bareba rituragurika babaryumva. Ahubwo ntacyo gumishanga mbanze mubaze. Tuza ntugire ubwoba. Ndakumva. Buriya yagize ubwoba kwera kwicana na Karabo k'Imana. Ariko ntabwo ndi umuntu woroshye pastor, nibyo. Ariko naye ndabuba amavuta mufite. Icyo ngira ngo nkubaze, uje kubunga nimba ibyo bari bagiyemo Imana itabishaka. Ubwiwe niki ko Imana itabishaka? Kandi ubona nyine iby'ubukwe bwabo bipfuye. No mu Kinyarwanda baravuga ngo nta butabutagezwe ishoka. Ibyo bibaho bikivangavanga, ariko twebwe dufite imbaraga zibigarura z'Imana. Pastor, ubu ntuje gushaka hiti kuri Vava. Njyewe nshaka hiti kuri Vava. Kandi Vava Bakti. Vava ngemba mbona hari igihe azarwanira n'abantu kuri kamera. Abantu ko banza barimo barashaka kuzamukira ku izina rya Vava cyane. Twebwe twarazamutse, Imana yaratuzamuye. Izina ryo nyine twitwa, isi iratuzi n'amahanga aratuzi, kuko twebwe twahamagaye ku rwego rw'isi. Wangenda kubonye rero bya Vava, twebwe njye mfite umutima wo kugarura Vava mu rukundo n'uwo bari kumwe, kugira ngo bakomeze. Kuko bari se bakitandukanira. Ntabwo gutandukana twe ntitubyemera. Ijambo ry'Imana ntibitwemerera. Byatwemerera gute? Ubwo nabangiye mu kinyoma, nabangiye batarasezerana. Buriya kuba abantu batarasezerana, nge ntago numva impamvu waje gusenga ngo bahuze. Wabaretse bagatandukana, umwe akagikwe n'undi akajyukwe. Twebwe dusomye mu ijambo ry'Imana, tukareba mu itangiriro, Imana isezeranya Adamu na Eva mu ngo byo muri Edeni. Nta gitifu wari uhari, nta meya wari uhari, nta muntu n'umwe wari uhari. Hari Imana. Weyegereza imikorege barimo kunyva nayo. Hari Imana. Rero nabo batangira urukundo rwabo. Hari Imana. Ubwo hari Imana rero, nicyo gituma Satani washaka kubivangavanga. Wivuga ngo batandukane, gutandukana nabishigikirane. Oya, Imana irahari kugira ngo ibasubize mu rukundo bakomeze. Wizeye ko amasengesho yawe se ari bubahuze? Kute
ni uwa mbere nsengeye se niwe nigiyeho ntabwo ari uwa mbere oya ngenda kubaza ufite kwizera ko aba bantu Vava na Dr M bari bwongere bakiyunga imbaraga z'Imana zinkoreramo n'ingo nyinshi nubatse zari zarasenyutse nizera ko imbaraga z'Imana ziri bunshoboze ngahura na Vava n'umutware we nkabunga byose bigakunda mu mbaraga z'ijuru. ibi bintu ko numva bitoroshye haryo bambwiye ngo witwa nde? Ngiye nitwa Pasteur Saveri. Hatari kabisa ngaho ubwo ndaba ndeba n'ubasengera bagahuza simbizi ngewe Imana ifashe gusa mpure nabo gusa igitangaza kire cyo utamuhamagaye kuri telefone. Oya kumuhamagara kuri telefone ese uko Imana ikora urakuzi uko Imana ikora nese ubundi pastor ufite imyaka ngewe n'ubu ushobora gusenga nona ufite imyaka ingahe? Imyaka mfite ese imyaka no gusenga bihurira oya bakti ngewe ndagira ngo pastor umbabarire nturakarere kangiye mubaze kandi nabo nsubize ufite imyaka ingahe? Imyaka urashaka iki? Nwe ngiye ari cyo nshaka kukubaza icyambere cyo ndabona urakuze kandi nta mpeta wambaye uje kunga abantu nawe mbona ukuze ukuriye mu rugo iwanyu. Aha uvuze ikintu cyiza gukorera Imana ni meta yo gusezerana mu rusengero. Ubusa padiri ko asezeranya abantu ku ngingo z'abantu nuko afite urugo. Ufite umukunzi se? Ndamufite. Nabura umukunzi gutya. Bakti ngiye hari umupasiteri ko duturanye ariko wenda uyu nguyu simuzi neza ndaza gucukumbura ubu ngiye kukwigaho nawe. Hari uwo narinzi yari amaje kugira imyaka 40 nta mugore agira ataha uburi ko atashya akaca kuri nuza hariya kuba disque bana bakamuha pornography ajya kureba. Ari umupasiteri urumva none wowe urimo uragira abantu uje ngo kunga abantu ngo bari bagiye gutandukana kandi nawe nta by'urugo ahubwo bite wowe ndaza kureba ko nawe utabarizwa muri ba motion. Icyo kintu waba ukibesheho cyane. Iki kintu waba ukibesheho cyane. Ngewe mfite umurongo ngenderaho kandi vugana n'Imana. Ariko ndashima Imana ko igihe cyanjye ari iki. Ufite abantu wasengeye barakira? Benshi cyane. Hamagara umwe. Hamagara umwe. Aka kanya. Fata umuntu hamagara umuntu wigeze gusengera agakora mariage. Agakora mariage? Numwe se ni babiri. Ushaka ngo mbikorere hano? Wowe yegeze mikoro bakumvirega nge abantu bara. Ndimo kuvuga nanjye reka komeza uvuge nawe. Nta kibazo. Ngiye umva nkubwire. Nge ndashaka kumenya kuki ugira abantu inama y'ibintu utazi. Icyambere cyo biragaragara yuko nta meto ufite. Uje kunga abantu urabunga ibintu uzi iby'imibanire ntuzi uko abantu babana bagatandukana. Buriya bafite ikintu bapfuye. Icyo bapfuye cyabanje kuvaho. Ibyo bapfa birahari. Urabyumva? Ntabwo mvuze ko bidahari. Ariko kunga nibyo bapfa ni ibintu bibiri bitandukanye. Twebwe tugomba gusobanura ibintu ku mugaragaro kuko kunga nibyo mbamo jewe ubuzima bwanjye nubwo mbamo aho ngaho wabugiye kure. Ngewe cyonzi cyo intego telefone yanjye nta muriro urimo iri kumurira. Bampamagaye Valentine cyatwamagana na Dr M tuzabashaka. Huye tubasha umva tuba tubamagaye tukumva nimba nabo biteguye kubasengera. Ubuse ubwo iryo sengesho rye bararishaka. Kutabishaka ni kimwe. Ariko nibibuza umugambi w'Imana gusohora. Ntabwo bishoboka. Ubu nibyo byatumye utega Jewe byambabaje uje gusengera Vava ngo na Dr. Mfite agahinda kenshi mu mutima kubwa Vava. Bakti wambabariye nimba ukigikiye ubusabe bwanjye n'abantu kandi abantu baduteza amatwi badukurikiye ndabizi nabi ibintu mvuga barimo barabyumva. Nge mbabarira tubanze tumuha umwanya abo bantu ngabasengere bahure nibadahura ngo bongere biyunge nzamenya yuko nawe uri umutobuzi mu bandi. Ese ahubwo uko kwizera nawe uragufite kwikisi ikintu cya mbere twebwe dukora mu mbaraga zo kwizera. Ngiye kuba baratandukanye byaranshimishije. Nawe ufite ikibazo ariko nta kibazo mfite. Uragifite kinakomeye niba ushobora kwa yahubwo Imana ishimwe kuba ushobora kwa wicaranye na pastor nkanjye none narangiza kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se turimo kuganira gutya nkuko turi kumwe ukaba utarimo kwizera icyo nacyo ni ikibazo gikomeye. Ngewe umva icyo nkubwira pastor ndakuba ariko ibyo kumbwira ngo uri pastor utangiye kumbwira ibintu ntarimo ndumva ntago ndi bugugiki umva icyo nakubwira. Ngewe ndishimye cyane kuba
Vava atandukanye na Dr M, ahubwo Imana ishimwe bari kuzicana bariya abantu. igituma bishyigikiye ni iki? Nuko nyine mbona bose nta guca bugufi bafite. Guca bugufi hari impamvu ibitera. Iyo mpamvu rero niyizanye. Yes. Iyo mpamvu ituma batumvikana. Ese ubundi kuki utabasengera uri mu rugo ukaza kubasengera kuri Big Town? None Imana ikora aho ishaka. Imana ikora aho ishaka. Okay. Naha yakora nayo n'abandi wanjye yakora, ariko ngomba gusenga. Basengera nyine ubahuze. Gira icyo babwira, barimo barakureba bose. Barimo kundeba ndabizi. Nawe ashobora kuba nyumva. Ariko uko yaba nyumva kose, njyewe Imana nizeye ko igomba kubahuza bakongera bakagaruka mu rukundo kandi tugataha ikirori cyabo. Nanjye njyewe none se amarira narize nayaririra ubusa. Wamarira warize? Wariraga se urira bariya ni bene wanyu? Twebwe twahawe umutima wo gusengera isi yose, buri muntu wese ufite ikibazo tugahagarana nawe. Ukarira kuko umuntu yagize ikibazo umutanazira. Ibyo ngibyo Imana ntabwo ijya mu bisekuru no mu bikene wabo. Ntabwo ari uko Imana yacu iteye. Oya, Imana yacu kandi umutima twebwe yadushizemo ni umutima wo kubana n'abantu bose bafite ikibazo kugira ngo dusohokane mu nacyo. Gareka nk'umwanya nta gukomeza kukuvangira. Ndabizi abantu bashobora kuba batangiye kuvuga ngo Karabo ngo uri muri itambika ngo umuntu. Iyo telefone ikire silence. Pastor n'ubwa mbere uje ku rubuga hari. Birashoboka wenda ni kubifasha ariko ntabwo ariko bimeze. N'ubwa mbere uje ku mbuga nkoranyambaga. Telefone bazikira silence. Nta kibazo ntacyo bitwaye, reka dukomeze ikiganiro cyacu. Abantu sigaye wakira none ngiye warancanta. Ese party uzajya umamagara muze n'abantu noneho. Hari uzamuze nawe harankubita. Uyu muntu ni pastor ko kurabizi neza. Kandi rero wamuzanye tubwira ko ari pastor. Je duhuriye aha ngaha arambwira ngaje kwa Bagti. Sawa. Pastor ugeze umugisha kuhuye nanjye. Kuko ushobora kuzanshakisha ukambura kandi uyu munsi wakabaye ukora ku mavuta y'umukozi w'Imana. Kandi twizere ko Dr M na Durimbago bagiye. Imana igiye kubikora nona. Twumve isengesho ryabo noneho. Nanjye mukanyura nsengere ndashaka amafaranga. Urashaka amafaranga? Shaka kuva mu bukene kuva mu kindi nanjye nkagura imodoka nk'iza Bagti. Ibyo ngibyo biragusaba kwiga no kumenya no kwizera. Ibyo bintu byose oya by'amatora si byo cy'ingenzi. Ko nabonye ariyo musige mushyirije. Ibyo ngibyo ni by'abapasiteri bayobye. Banza usengere Vava turebe kuba. Turamusengera. Njyewe utasenga kutangiye kugira ubwoba. Ubwo bwo gusenga ntabwo njya mbugira. Basengera nyine kandi gusenga ntabwo ari ukwikibagura. Basengera barubizi. Niyo navuga ijambo rimwe Imana. Yewe n'abafana ba Big Town twese bari hano. Ntago dushyigikiye ndabizi neza. Ntago dushyigikiye ko Vava yongera guhura na Dr M ngo bakore bajye mu rukundo. No kugira ngo usubize mu gahinda n'umubabaro mfite. Ugahinda se kiki? Oya, uraza kubona komante. Iyo mbona ingo zisenyuka. Dukoze ikiganiro tugaragaza ngo ngiye nkoze ikiganiro ngaragaza ko hari abantu nashaka ko babana. Njyewe mbonye ingo zisenyuka. Ingo zisenyuka. Icyo cyonyine kituma umutima wanjye uhagarara. Bigatuma niyongera amasengesho no kuzamuka imisozi nsenga. Bariya baraba fiançaye. Fiançaye ni Imana yitangiza. Cyokora amakuru mfite nahagazeho. Uyu nguyu Dr M ni inshuti ya Bagti ariko mwihangane. Nuko ngo hari ukuntu bigenje bari burungushurana. Ariko bituma nyine ngo kuriya kuntu bamenyeranye cyane ngo ari n'ukuntu babigenje ahantu ngo bituma umwe akengura undi. Ibyo ngibyo ni ibintu Bagti Satani ashobora kuriraho. Karatewe. Wihangane Dr M nimba ari no. Oya nta kibazo. Ariko giye amakuru ndayafite. Ngo kuriya gukengurana ahubwo ngo hari byinshi bigiye kujya hanze. Ngo umwe muri bo yasabye undi ngaramupangira. Hamagara Vava umubase. Giye amakuru mfite nuko ibyo bintu byavuzwe bivugirwa hano mu gikari nige wambere bivuze. Rero ibyo abantu mujya kuteretana mugiye kubana mukabanza mukibetana ku ruhande mukabanza mukagira uko mwigenza. Ibyo nibyo bituma mutabana. Ariko se izi manzi buciye n'iziki? Nzica he karibo babyiko amakuru nayumvise. Ibyo niba byaranabaye sinabijyaho impaka cyangwa ngo tubijyeho impaka nge nawe. Icyo nemera ni kimwe. Twese ku isi turabanyabyaha ariko tuzi ko Imana ibabarira. Njyewe niba yaranakoze n'icyaha, Imana yo mu ijuru nkorera igomba kumubabarira ariko urugo rwabo rugakomeza. Nta mukiranutsi ku isi usibye n'aba bapasiteri bose nanjye ndimo. Ntabwo nakwigira umwere imbere yanyu cyane, ariko nizera ko niyo nciye bugufi cyane imbere y'Imana, Imana imbabarira. Pastor utaba urimo uraza kuvuga ngo ugiye gusengera Vava.
nawe ufite misiyo yo kugira ngo muterete ufite umukunzi ubundi ngewe reka nkubwire uhubwo urashaka kumenya amakuru yanjye mbwira nyakubwira kandi abapasiteri ngenzi gemba ati ushaka amakuru yanjye se uri umupasiteri cyangwa ntabwo ngewe ndi umupasiteri kandi ndabihamya nta soni mfite ufite abakirisitu ushumbye cyane baze kwandika muri commentaire baraza kwandika uraza ko ngiye ukuntu ndimo ndabona umeze ngewe ntabwo mbizi ngenda gusura ahantu ushumbye ko ndimo waje kare mu gitondo ukansura ahubwo ko wahasanga amavuta y'Imana nawe izo ineza y'Imana ukayicyura iwo ineza y'Imana ndayifite ariko uyifite he urabona ntameze nk'umuntu ufite ineza y'Imana hari icyo kibura ikihe rero uzahagera uzakimenya ko ndimo ndakuganiriza ndimo nyine ndakubwiza ukuri kweruye rega nanjye ejo n'ejo muri ndi uzavamo pasiteri ndabizi turacyabafitiye icyizere kandi n'Imana iracyakibafitiye amen none urumva ikibazo nkubaza kimbaza ufite umukunzi ndamufite uramufite ndamufite murabana ntabwo turi abana muzabana ryari ubukwe buri hafi ryari kutambaye impeta kandi mbona ukuze ndakuze wakoze divorce nta divorce nigeze nkora ngewe Imana yampamagariye gukora uyu murimo mvukira mu gihugu cyo hanze Imana impamagara muri iki gihugu cy'u Rwanda wavukiye he mu gihugu cya Tanzania niho navukiye okay nza nirukanye nk'umunyarwanda utashye uyu musaza tugiye gutora wacu dukunda arangije anyubakira inzu nziza okay aho noneho mise nkumva neza ubwo nagize ngo uri umutubuzi reka noneho ntuze nkire baro hasi yishyire hasi ahubwo wumve uti Valentina Vava na Dr. Emo ngo wumvise ugize ifuhya ryo kugira ngo basengere babane cyane kuko nanjye ubu erega nubona urugo rw'umuturanyi ruhiye nawe utegereze ko n'urwawe nawe ruri mu izina rya Yesu yes rero ntabwo ukwiriye none ko wishimiye gutandukana nawe ubwo rwawe ruragenderamo njyewe ndi impamvu nsenga banza wumve igituma njyewe nsenga ariko urugo rwanjye nturuvuge ikintu kimwe buretse wumve nyine mu kiganiro nkagusigamo buretse wumve kandi ijya uca bugufi ubuhe n'amavuta yo kumvugira ku rugo nabi urugo tubyihorere urugo reka tugwihorere ntacyo ariko wumve icyo nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga ni kimwe njyewe ndetse Vava ngo batandukane bafiyansanya nanjye ubwanjye rwaba rurimo kuko nanjye mfite fiyanse ufite ubukwe ryarize ejo bundi harabura ibyumweru nka 3 ubukwe bukaba cyane ku itariki 27 njye mfite ubukwe nzasezerana aho ngaho ku rusengero iwanjye izi kudatumira Bagti Bagti we ni umwihariko Bagti uyu muntu ibintu avuga bishobora kuba ari byo abantu ntagiye kumugarukira izi kuduha invitation n'abantu bagukunze uze kubahereza oya n'abatukurikiye bemerewe gushyigikira ubukwe nta kibazo ntacyo bitwaye ariko twebwe icyo dushaka ni ukugira ngo uru rugo rwa Vava rudasenyuka kuko rusenyutse nanjye urwanjye rwagenderamo banza bagira inama and then ufate time yawe yo kubasengera kuko watubwiye ko uyu munsi byakubabajije n'ushaka kubasengera bano bantu bakareka gutandukana murakoze cyane ngiye ikintu nishimiye cyane nuko Vava n'umugabo we bagomba gusubirana kandi ikintu nagira inama ho Vava nasoma ibyanditswe cyane asenge cyane kuko Satani irimo kumurwanya Satani yamusabye ubwo Satani yamusabye rero nawe akwiriye nanjye ngiye gusenga kandi nzi ko imbaraga z'Imana ziri umushoboze intego zose zo Satani yashaka kugeraho ziburizwemo aho Bagti uri murumva ibyo bintu arimo aravuga Vava Satani yamusabye koko pastor yamusabye nese Satani yabikubwiye nose ziriya mvururu uzi ngo ni uzitera wabonye buriya Vava mbonye njyewe hari icyo umwuka yambwiye nyakubwiye ngo iki yambwiye ko hari imyuka irimo kumusaba kandi rero izo mbaraga we ntiwazibonesha amaso ariko iyo tugiye mu mwuka twebwe turabibona komeza rero nasabaga ko Vava bakonge yacisha makeya akagendana neza n'uwo bagiye kurushinga kandi nanjye icyo ngiye kumufasha ngiye gusengera umugabo we nawe ubwe ndamusengera sengera umutima we imitima yabo yose yorohe yongera ihure noneho ubukwe bwabo buzagende neza nzaba mpari kandi bazatanga ubuhamya hano Bagti nimba koko oya uri umukozi w'Imana reka tubyemere ngewe nubasengera bakabana nkurikije ukuntu batandukanye umwe yitundi mbwa ibiki n'ibiki
ngewe vava nzamutwerera nzamuha imodoka izatwara abageni n'ijya uzayishyura Imana ngenda byemeye ahubwo Minisitiri yenda byemeye uriho umwuka wo gushyigikira ubukwe uye ngenda byemeye nibahura iryo sengesho ryawe ugiye kubasengera rigakora nge nzatanga imodoka ya mariage nziza nzayikodesha. aha ukwizera ko kure mu bukwe kwarangiye niba wemeye imodoka yego nanjye nkaba ngiye gusenga ibyo byose birahwaniriza no kwizera kwacu dufite imbaraga z'Imana zirakora none umbwira igihe bitazarenza uku kwezi uku kwezi kuraza gusoza bivuge unareba hano ngo iki uku kwezi kuraza kugenda gute uku kwezi kuraza gusoza ibi bintu byose byarangiye gute birarangira gute birarangirizwa mu mbaraga zo gusenga kuko imigambi y'umwijima yose ubu none hagiye kuyiburizamo inyuma y'uku kwezi baraza ko bameze gute iyo couple iraza ko bimeze gute couple yabo noneho baragaruka mu rukundo rurenze ubwo batangiranye umva icyo batashaka bivuge neza muri uku kwezi couple yande nande bari busubirane bivuge ureba hariya muri kamera oya bivuge nzagaruka nkore part 2 y'umuriro ntabwo nyira bivuge jewe cyozi cyo nuko urukundo rwa vava n'uwo bagiye kurushingana urabyumva nizeye neza ko guhera uyu munsi ngiye gusa biranga nubwo Imana umwe mubuza amahoro asanga undi uku kwezi birabyakemutse birarangira uku kwezi vava n'uwo bagiye kurushingana ibintu bitunganye n'ubuhanuzi ngewe ndahanuye amina kandi nzi ko Imana igisohoza ibyo nyisaba byose uku kwezi ngewe ngiye gusenga ntumbaze ngo biranyura mu zihe nzira kuko twebwe umuyaga w'umwuka wera niko Imana ikora ntabwo twabimenya nk'uko umuntu atamenya uko amagufa akura mu nda y'utwite niko utamenya n'imigambi y'Imana yacu sinzi inzira biri bunyuremo ariko cyo nzi ni kimwe muraza kumva vava n'uriya muntu we bari kumwe neza nta kibazo bafitanye. Yes pastor, hari imana wigeze usengera ukabona hari ibintu bikoretse ku buryo waba wifitiye izo confidence zingana gutyo? Ari umuntu kandi ingera abantu bakore uvuga uti nasengeye umuntu urwaye rushwima arakira, nasengeye umuntu uhengamye akabuno karongera agasubira ku murongo, nasengeye umuntu ijisho rye ritangiye kuzana imiringoti, ibintu bigenda neza. Ngiye mfite ibigwi byinshi by'Imana yagiye ikora bituma nizera ko Imana iri bukora igitangaza kuri aba bantu bacu dukunda. Namenya narebye ka video kabo bashwana bitana ari amazina sinayavuga nk'umugozi w'Imana kuko twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana ariko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko jewe nshingiye kuko niyo dusenga tuvuga ngo nshingiye ku mirimo y'Imana. Nanjye nshingiye ku mugore nasengeye uri Muhanga atarafite umwana afite imyaka yo gucecura yaracuze. Nka muhanurira ko mu mwaka utaza bakiki umwana w'umuhungu uyu munsi akaba afite umwana w'umuhungu tukajyayo tugakora ikirori tukanezerwa. Nizeye ko ibiriya byavava byoroshye biriya n'utwana. Tekereza umuntu wacuze cyo kintu wari wakirebaho. Nde wacuze papa se? Uwo nasengeye yaracuze narahageze yanyakiriye nk'umukozi w'Imana aduha agaciro nk'abakozi b'Imana. Ndangije umwuka wera nzaho arambwira ngo umwaka utaha, ndamubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukiki umwana w'umuhungu. Ntiyabyumvise ariko uko iminsi yagiye yicuma uwa mwaka waje guhura ari uko akiki umwana w'umuhungu nkuko ijambo ry'Imana ryabivuze. Rero twebwe abakozi b'Imana sinzi ko abantu babyumva ariko ibi bintu bikora mu kwizera. Wabyizera utanabyizera noneho imbaraga z'Imana zashatse gukora zirakora. Rero nanjye kwizera kwanjye mfite bava nashaka kureke no kukugira noneho aho bigeze ndumva nanjye ifuhe ry'Imana arije aho bigeze kwizera kwanjye kurahagije kugira ngo aba bantu bongere basubirane. Impamvu ushaka ko basubirana nizihe? Ngewe nuko nkunda urugo kuko nanjye n'ubu ndumva mfite inyota y'urugo siko sindarugira ariko iyo nsomye ijambo ry'Imana rimbwira ko urugo ari rwiza ngo ni ijuru rito. Iri juru rito rero niryo Satani yangira abantu ko bari bamwe. Uku kwezi kurarangira uku kwezi kurarangira basubiranye mbivugiye hano kuri Big Town TV ndabivuze nk'umukozi w'Imana kandi nzi ko nasizwe amavuta. Ngewe uzi umuntu numvaga wabana na papa. Ngewe bari abantu banarambagizanya Vava na Dr. M ntabwo nabyumvaga neza. Numvaga Vava yabana nabyukura bagirana.
Umvaga vava yabana na Noheli bafite Noheli uramuzi. ni kubera iki Noheli? Oya Noheli na vava ni abantu bashobora kuganira buriya vava na Noheli hari ukuntu bagira ukuntu bose bazi kuvuga. Dr. M rero ni umuntu w'umutesi uri aho ngaho baramutuka agahita avuga ngo bakitinga aranutse ngo ndimbwa, abandi rero undi ahita avutura undi agahita amusubiza nyine. Iyo umuntu amututse n'undi ahita asubiza. Bo niko bateye to. Vava na Noheli nibo mbona baberanye. Reka rero mubwire gutekereza ko abantu kuratandukanye. Ngewe ndambagizanya na sheri wanjye kuko sheri wanjye ni muremure, urareba ko ngewe ntabwo ndi muremure cyane. Namwe nerekaga n'abantu ifoto yanjye ni yabo ni yanjye nyibereka ko wari sheri wanjye, abantu bakambwa ntabwo bishoboka, wowe yakwemera. Rero Imana ntabwo ireba nkuko abantu bareba, kuko Imana yagusezeranyije mu gishyiraho guha kandi nta gushyiramwe amazi. Ibintu byose bikora neza kuko ni Imana. Rero Imana yakuremeye uriya mugore wawe urareba uko umukunda n'ubu warunyikiye hano kore vegetawuni, none uzi ngo ni wowe wabikoze, ni Imana. Rero Imana yaremeye vava dogituriye kugira ngo nawe Imana imuhoze amarira kuko yararize cyane uriya mwana. Ako se umva nkubwire vava ya Dr. M yarangije kaminuza, cyo ni icyambere. Ni umusitari nawe, nubwo vava nawe uyu munsi azigavugwa, ariko Dr. M ni umusitari cyane. Bari abantu urabona bizakunda, vava ntiyizi. Vava yarizera. None se atarageze no mu wa mbere Imana yagaragara ite? Itagaragariye hariya uwize n'ugaragara ndabyumva. Ariko no mu Rwanda haramugani baciyenga amaboko atareshya ntaramukanya. Urugo rwa vava na Dr. M nge ntago ndo gatuye buri muntu agashima wishyikira. Vava nuza Dr. M aberanye na ba Miss Jolie, aberanye na ba Knowless Butera nuko yashatse, aberanye na vava. Rero nawe mu rwego rwe yagakwiriye kureba bano bantu nyine babakire yego, ariko nanone badafite ntuza CV zikaze cyane. Iyo ni imitekerereze yawe yo mu isi, ariko iyo tugiye mu mwuka ibidahura Imana irabihuza. Mu isi y'umwuka ibidahura Imana irabihuza, kandi nta bundi buryo Imana yagaragara itabikoze ngo wa wundi wari uri hejuru imuhuze n'uciriritse kugira ngo Imana igaragare ko ari Imana itabera. Basengere noneho. Gabasengere. Reka dusenge kuko nta kindi kintu numva nakora, ariko izo mpaka zose uzireke, ahasigaye tugiye kureba icyo Imana igiye gukora. Nsengera vava na Dr. M basubiranye. Wowe wanavuze ko banasubiranye ubwo bahesha umuntu. Reka dusenge. Ariko ndababaye. Ubabajwe n'iki se? Mbabajwe n'urugo rwa Satani arimo kurwanya. Rurase n'urugo ko bafiansanya? Urugo rutangirira hehe se? Kuko se umvise bavugana Imana yari ihari. Ngabasengere nyine. Reka dusenge kuko nicyo cyanzanye gusenga, ibintu bikagenda neza, tuzagaruka hano dushima Imana. Reka ndebe itariki. Yirebe rwose. Wavuze ko ari ukwezi kumwe kubura. Rwose iyi tariki uyirebe uyitegereze. Fone yawe yazimye. Nayifunze kubwo umutekano wanjye. Turi itariki ebyiri. Yes. Z'ukwezi kwa karindwi. Yes. Ubwo bivuze ngo itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani bazaba barasubiranye. Wowe uzangarure. 2024. Uzambaza iki kintu. Sawa. Kandi n'Imana yakira harira byumva. Nta kibazo. Kandi ndabizi ko iri bunshigikire kandi nkazumva byose byaragenze neza. Amen. Nimureke duce bugufi dusenga Imana. Kandi Imana niyo kubaho. Ndabwira buri muntu wese unyumva kugira ngo akomeze kubaha Imana. Ariko isengesho ni ryava nanuze. Niho ndasa. Kuko nicyo cyanzanye, ibindi simbizi, na buri muntu wese ahari sinzi ibye. Niba ashaka kugira ngo nawe yakire isengesho ubwo aranshaka cyangwa turazana kumuhana telefone zacu, ariko jewe binzanye n'ibyavava kugira ngo musengere, ahasigaye Imana ibigenze neza tuzashima Imana. Reka dusenga Imana. Mana nkorera, niwe waremye umugore n'umugabo, igufwa n'irindi urabihuza kugira ngo bubake urugo. Ntabwo nemeranya n'imyuka yose iri hanze aha y'abavuga uko bishakiye nuko babyumva. Ntabwo biriya bintu ari umukino, kuko urugo si umukino, ahubwo Data niwe wabiteguye uri mu ijuru, avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Data nzi ko uhuza ibidahura nubwo abantu ibyo batabyumva, ariko iyo ubikoze baravuga kuri Imana ushoboye byose. Nanjye ndasenze aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, ubu dogiteri umutima we uwufate mu izina rya Yesu. Ufate na vava umutima we uwufate.
buri mbaraga zose z'umwijima zibakurikirana zishaka kubasenyera no kubarwanya zikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nzi kutigeze unkoza isoni, ntabwo wankoza isoni ndi kwitangazamakuru nk'iri ndimo mvuga gukomera kwawe mwami. Nyemerera ubasanga aho bari mu izina rya Yesu, uburizamo imigambi yose y'umwijima n'imbaraga zose za Satani. Icyubahiro cyawe mwami gikomeza kugaragara kuko tuzi kuri Imana yacu twizeye. Mwana w'intama w'Imana, ndakwizeye ko uri bubikore. Data, si ngombwa ngo vuge byinshi kuko iyo ngusabye iteka ujya unyumva. Nyemerera ubihuze kandi Data tuzongere kugaruka dushima izina ryawe tudakozwe n'isoni kubw'ubuntu bwawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo byoroshye Bakti, ntabwo byoroshye. Umukozi w'Imana, reka turebe ibintu yatangaje ko bizasohora, ariko ni byiza n'ibinasohora bizaba ari amahoro, tuzanezerwa cyane. Okay, yeah, so nyuma y'isengesho reka dutegereze, ariko abakundana iyo batandukanye ni ikibazo. Iyo basubiranye ni byishimo kuri twebwe. Ngewe rero Bakti, hari ikintu njya mvuga abantu benshi batemera. Nge ndi nk'umufilozofe, reka mvuge point yanjye, ariko umuvandimwe ndamushyigikiye cyane, umushumba nciye bugufi munsi y'amavuta ye. Rero ikintu ngira ngo mvuge Bakti, abantu nimujya mubona abantu batandukanye, kenshi na kenshi nimuga complaining muvuga ngo ngo divorce ngo ibiki ngo nibiki. Hari gihe abantu babana barafosinze umugambi w'Imana, bikazaba ngombwa ko badahuza kubw'iki Imana ishaka gusoza kuri bo. Umwe kamuhereza uwe n'undi kamuhereza uwe. Icyo gihe rero biba ngombwa ko abo bantu bakora divorce. Ikindi, aho kugira ngo abantu bicane, kuki batadivorce ngo bagende? Ngewe rero iyo umuntu atandukanye n'undi, ngewe ahubwo biranshimisha. Kuko hari abatandukana se umwe akicundi bakumva ngo runaka yishundi. Rero kugira ngo abantu umwe yicundi, afazari twakumva ngo batandukanye. Gutandukana birashimishije, ntabwo twabishima, ariko gutandukana ni byiza. Nimba umuntu mudafitanye amahoro, mubise ajyukwe nawe ujye ukwawe. Nitukumve ngo umuntu atandukanye n'undi ngo yewe ngo kuki yatandukanye. Iyo bicana ubwo nibwo ari kuzaza gushyingura, nibwo ari kuzishima. Ariko point ya pastor nk'umushumba ahagaze muri autorite nyine, aba bifuriza gusubirana, ni byiza cyane kuko nicyo abashumba baba bamaze kuntama. Ni byiza kandi ngenda namushimiye Bakti rwose. Niba naba ngombwa turaza kureba audience arabafite, ngenda mbona wazanye umuntu mwiza cyane. Murakoze cyane. Sinzi nimba ari ikindi mwarenzaho, ariko Karabo yaje kutwereka ko arimo gushyigikira kandida wa FPR ari we nyakubahwa Paul Kagame, papa wacu. Ni byiza cyane. Pastor nawe yaje kutubwira ko ababajwe no kumva Dr. M na Vava batandukanye, akaba yanahanuye ko muri uku kwezi gahunda zose ziza kugenda neza, bakomeze kwibanira. Sinzi nimba hari ikindi mwarenzaho twite dusoza iki kiganiro. Murakoze cyane. Ngewe icyo nakwibutsa abantu no kubabwira ngo bajye kwa Regis Skit bakurikire filime ndimo ndakora. Regis rwose yamfashe neza, ibintu bimeze neza, kandi muri filime naho mfitemo impano cyane. Ikindi rwose umuvandimwe, ahubwo se kuki ubukwe babwire neza, ubwo bukwe nanjye nzabutaye. Okay, ni byiza ko nuko nabwo tuvuga, ariko hari ibintu nshaka kuvugana namwe ho gakiya, ko ntabwo nava imbere yanyu nk'umukozi w'Imana nta jambo mbabwiye, ntabwo bishoboka. Rero ndabibasabye niba mwabinyemerera. Ni ikiganiro gitoya cy'iminota nk'itatu nshaka kubibarizaho nkamwe mwumva Imana, kuko waba usenga cyangwa udasenga, ariko Imana mu Rwanda nta bantu batayizi, ariko abantu bayifata uko bitari. Kuko ngewe nubwo ndi pasiteri, mfite umuryango nyobora witwa Rehoboth Family TV, niho abantu bakunda kunkurikirana cyane. Ariko dufite intego, iyo ntego niyo itorero ryirengagije. Itorero ryarayirengagije, kandi bikambabaza nk'abakozi b'Imana tuvuga ngo dukorera Imana, icyo kintu bakaba batacyitaho. Bagti, twebwe dusenga, ntidusenga tuvuga ngo tuzajya mu ijuru. Icyo kintu mwese ntimukizi. None se ikintu kizatuma tujya mu ijuru ni iki? Nanjye ndababajije. Mwambajije nanjye munyemerere mbabazi. Ni imirimo myiza. Imana iguha umugisha, ni imirimo myiza. Wenda siko byumva. Igituma tujya mu ijuru. Nyine ni ibikorwa byiza.
ibikorwa byiza nk'ibiki n'iki nyine hatarimo ibyaha hatarimo ibibi byose nyine ibibi byose. usibye ko sinzi neza nje nzi ko ibyaha nibyo bituma umuntu utajya mu ijuru, ariko iyo atari ibyaha nta kintu cyabuza umuntu kujya mu ijuru. Ibyaha se ntitubikora? Ibyaha birakorwa, ariko dusaba imbabazi sometimes tukibagirwa, ariko Imana iratubabarira tu. Okay, uko niko byumva nibyo, ariko nge ndashaka kukwereka ibintu bizatuma abantu batajya mu ijuru. Iki kintu Imana nangiye kimishuriye vuba. Hari ijambo riri muri Matayo ibice 25 ku murongo wa 31. Haravuga ngo ubwo Yesu abazajya mu muriro n'abazarimbuka uko bameze. Noneho titre iravuga ngo nugucirwa hiteka. Ese nkatekereza ikintu kizatuma umuntu acirwa hiteka niki? Abantu benshi mu madini dutekereza ngo nugusambana, ngo nukwiba, ngo nukunywa inzoga, ngo nukunywa itabi, ngo ibyo nibyo bizatuma turimbuka. Ariko ngewe mfite ikibazo cyuko abantu bazarimbuka bazize kudakora ibyo bagombaga gukora kandi ari inshingano zabo. Kuko ni nako Bibiliya hano twebwe tubwiye. Gucibwa hiteka ni ikihe gituma uzacibwa hiteka? Gusambana, pastor ubu muri iki gihe basigaye barangiza kubwiriza akajya gusambana. Asigaye arangiza kubwiriza akajya kunywa inzoga. Asigaye arangiza kubwiriza akajya mu mabwate n'abandi ugasa nibyo ngibyo biberamo. Ariko jewe nzanye ijambo ryo gucibwa hiteka ni ikihe kizatuma ducibwa hiteka? Umva ukuntu 31 havuga. Aravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza ngo azafata ihene zishire iburyo bwe, intama zishire azafata ihene zishire intama. Yes, good. Intama azazishira iburyo bwe. Yes. Ushobora oya nzajya mu ijuru hafi. Urabizi neza? Urabizi komeza. Urabizi? Pastor. Ushobora kuzasa reka dushamira ijambo ntabwo ari cyo guciraho iteka. Pastor. Nje sinca amateka. Pastor wiburana n'intama. We komeza icyigisho. Nje sinca amateka. Ariko ijambo ry'Imana ryo riduciraho iteka. Nanjye ushobora kuba ndimo wenda nishanga muri icyo gika. Ikiyese? Icyo Bibiliya igiye kutubwira. Icyo Bibiliya igiye kutubwira. Ngo naza ngo azafata amahanga yose ateranyiriza imbere ye. Ngo intama azazishira iburyo bwe, ihene azishira ibumoso. Ngo azabwira ngo abari iburyo bwe ati nimuze muraga ubwami mwatunganyirijwe kuva kera isi itararemwa. Ngo kuko nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muza kundeba, nari mu nzu y'imbohe muza kunsura. Wumvise ibintu bizatuma abantu babona ubwami bw'Imana bagate? Nuko iyo mirimo yose bayikora. Wigeze wumva mo gusambana? Wigeze wumva mo kwiba? Wigeze wumva mo gutukana? Oya, ibyo ngibyo twaranabiretse nk'abana b'Imana kuko umuntu uri mu mwuka w'Imana ibyo ngibyo arabyirinda. Ndakora ibyo ngibyo. Ariko ntasambane. Ntazajya mu ijuru. Wajya mu ijuru gutari ibyo wirengagije. Ibikisi kandi adasambana. Bibiliya igiye kubikora 10 y'Imana yubahiriza. Niba utabasha gusura umuntu uri muri gereza, niba utabasha gufasha uwambaye ubusa, niba utabasha gufasha uri mu kibazo ngo icyo kibazo nawe akivemo, warangiza ukavuga ngo ubwami bw'Imana urabufite, ntabwo ufite hano uri ihene. Ntabwo niba utabikora uri ihene. We ntabwo nge ndi ihene mushumba. Okay, niba utari ihene ubwo bigi bugomba kubikora. Kugenda ibyo ndabyubahiriza. Aha, niba ubikora ubwo uri mukuri. Ariko niba utabikora uri mu kinyoma. Wese urabikora. Jewe maze gusomera ijambo nicireho iteka ndavuga nese najyaga mbwiriza ubutumwa bwiza cyane ngo abantu bakunde bumve nkumva aribyo bizatuma njya mu ijuru, ariko maze gusoma iki cyanditswe jewe ubwanjye nicireho iteka. Ongera ugisomeho. Ongera ugisome twumve. Ngo gucibwa hiteka niko umutwe w'amagambo uvuga. Ngo ubwo umwana w'umuntu azaza ngo amahanga yose yo mu isi azateranyirizwa imbere ye, ngo abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ngo intama azazishira iburyo bwe, ihene azishira ibumoso. Ngo azabwira abari iburyo bwe ati nimuze muraga ubwami bw'abatunganyirijwe kera uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muza kunsura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Wumvise ibintu byatumye aba bantu baraga ubwami bw'abatunganyijwe kuva kera. Abantu ubwami bw'Imana babugezemo bakiri hano.
pastor ibyo byaba ikindi kiganiro reka tuzagaruke ariko mu kiganiro iryo jambo uko rimeze reka aho mbe serious cyane utaza kutuyobya yego iri jambo riravuga ngo nari ndwaye yes ntimwansura nari nambaye ubusa ntimwanyambika yes nuvuga ngo wowe iyo wiyambitse aka kanya uba wambitse Kristo uri muri wowe urakoze cyane urimo urabyumva nuvuga ngo wowe iyo witunganyije ukirimbye ukamera neza ushushanya nawe Kristo ndabyumva nukuvuga ngo rero Kristo ntago yavuze ngo yararwaye ntimwamwambika yarashonje ntimwamugaburira kuki urimo uravuga ngo uwo muntu utarakoze ibyo wari wagenda wambaye ubusa hepfo yaho baravuga ngo nawe yarabajije nk'ukubajije arabaza ngo nakubonye ryari mwami nkakugaburira ushonje ngo nakubonye ryari wambaye ubusa nkakwambika hepfo yaho aravuga ngo ubwo utabikoreye babandi bato bari hasi y'abandi boroheje ninjye utabikoreye. Ijambo ry'Imana rero bisaba kuri sesengurana ubwenge. Asante sana, ni jambo pastor dusangije munsi turabitekerezaho turabyigaho kugira ngo tumenye ukuri n'inzira nziza. Ni byiza cyane, reka dusoze iki kiganiro. Nasozaga mbwira abavandimwe bacu bakurikira ijambo gukora imirimo myiza nibyo bidusaba. Rero natwe turi muri iki kiganiro turanagishoje, mfite n'ubukwe ku itariki 27. Urimo kunkurikirana wese nawe uratumiwe ni kaze. Dukomeje kubwitegura n'ubushobozi turimo kugenda tububona, abantu barimo kugenda babushigikira cyane, ndareba Imana ibirimo kandi nawe wahabwa umugisha ubanye natwe. Murakoze. Ngo bahe nimero ya Bagti. Ayitange. Hari ikibazo se? Gitange Bagti nawe ubwo ni inkunga yashyizeho kugira ngo aguze n'abafana be. Okay, ushaka gushigikira ubukwe ntabwo twamubuza kuko nabo bayikorera ashaka n'umugisha kuko naha ni kwijambo ry'Imana ritubwiye. Reka mbabwire nomero yanjye unkurikira ni 078 207 512 72 nabasubiramo ntacyo byantwara. Ushaka kudukurikirana cyane no kumenya amakuru yacu cyane yakwandika nimero 078 207 512 72. Pastor Saveri Yesu abishimire kandi abaho umugisha. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Karabo Kimana urakoze cyane, nawe pastor nawe urakoze cyane. Namwe murimo kurikirana Big Town TV murakoze cyane. Inyuma yangaha nta kindi twarenzaho, ingini Big Town TV icyo mugomba gukora no kugumana natwe mwakanze subscribe maze gahunda zikagenda neza. Until next time, ciao ciao.